الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويبشر الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله دسرجه زم الإسلام nyuma yuko twari twapfuye kandi kwa Allah subhanahu wa ta'ala niho tuzasubira abislam lianna an-nawma akhu al-maut kuko burya kuryama bigira icyo bipfana n'urupfu wa islam. Iyo umuntu aryamye aba yapfuye al-maut as-sughra ugupfa gutoya. Ubwo rero iyo uri muzima ugomba kubishimiramo Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone turashimira Allah ngiye kudushoboza gusara salatul fajr muri jamaa. Faqad qala alayhi salatu wassalam إنما محمد صلى الله عليه وسلم يربز إنه أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة. برجع صلاة إفتي ثواب نيش بري الله كرنز زيني نصلاة صلاة الفجر يكوزو منبغا مري جماعة يوم الجمعة كمونس جمعوين قوي الإسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل صلاتنا ترسل الله يكون أتقاتل بصلاة يا شاء الله آمين. ثم أيها الإخوة بنو الإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم جاء سمرجا شمري كتاب الكبائر مجتبو شركنا إبجاء بكرو مسلم ومكويرين كان يندر كوري حفاظا على دينه كجرا مكمز كونغا وإسلام وجا إسلام قابوني يكو الذنوب والمعاصي إبجاها نكي بمكوري الله سبحانه وتعالى burya bikurura nyirabyo mu muriro wa jahannam wal iyad billah. Waqad yamutu murtaddan an dinillah. Hari nubwo umuntu kubera kwijandika mu mwanda w'ibyaha hari nigihe Allah amuhiye hano subhanallah ugasanga apfuye ari murtaddan an dinillah yarabaye murtad. Hari umuntu akomeza korosha ibyaha akumva ko ntacyo bitwaye kuzageza ubwo abona muri cyaha kimuvana mu dini akanga gukora tawuba ويموت ماذا مرتدا عن دين الله أكويا نفا يرفو يمدين الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعر مرجو أزكى وستازم إسلام. ولذا كان لزاما على كل مسلم ومسلمة إنهم أنفرين بهم قبل إسلام كم إسلام ذكرا كان أو أنثى يا أمقب تنسو مقولي معرفة الكبائر كم يجاها بكرو كجرا مو أبي يندر كوري أنا بزيري ndetse n'uwisilamu bwe bukomeze kugenda neza islam. عقد المصنف رحمه الله بابا في كتابه umwanditsi w'igitabo ari Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yakoze n'umuryango mu gitabo cye fasammahu awita babu an-nahyi 'ani ash-shafa'ati fi al-hudud. Babu an-nahyi 'ani ash-shafa'ati fi al-hudud umuryango wo kwigisha abantu yuko anna min al-kaba'ir n'umubyaha bikuru harimo umuntu kuba yakora icyaha Allah yashyiriyeho igihano hano ku isi, hanyuma igihano cyaba kigiye kubahirizwa akazana undi muntu gutakambira ngo mumubabarire ngo nimumuhanishe kino gihano, ugasanga itegeko rya Allah riburijwemo ngo kubara yuko ngo bamusabe imbabazi. Icyo gihe icyo ni icyaha gikuru iyo umuntu byamaze kwemezwa. Yani ma maana hada yusaru icyo Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hari ibyaha yashyiriyeho ibihano hano ku isi. Mithalan urugero, Allah aravuga ngo uzasambana muzamukorera ibi, uziba muzamukorera ibi, uzanywa inzoga igihano cye niki. Iyo byamaze kwemezwa abayisilamu, umuntu yakoze icyaha Allah yashyiriyeho igihano hano ku isi, ni haramu, bihinduka haramu n'ikizira kubyitambikamo uwo ari we wese kugira ngo itegeko rya Allah riburizwemo. Icyo gihano gikorerwa uwo nguwo cyagenewe kandi byamaze kugaragara ko agikwiye. Kuza ukamutakambira ukamuvuganira ngo rw'inyaboneka musigeho ntimukimukorere kino gihano, icyo gihe bihinduka haramu, uguye mu cyaha kuko ubupfobeje itegeko rya Allah subhanahu wa
ta'ala byasobanutse Islam uyu niyo muryango bagiye kudusobanura yani minal kaba'ir mu byaha bikuru harimo kuba umuntu yaba agiye gukorerwa igihano Allah subhanahu wa ta'ala yatanze bitewe n'icyaha yakoze hakaba ari igihano Allah ashizeho no kwisi agomba gukorerwa hanyuma umuyobozi tabana umuyobozi ugambira wangana umuyobozi wa Islam wa wundi igihugu cye ayoboresha Qur'ani na sunna igihe ashatse gushira mu bikorwa iryo tegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala kuri uwo wakoze icyaha hakagira uwo ari wese uza kwitambika ngaje gutakambira uwo ngo ntagikorerwa icyo gihano umuntu wese uzitambika kandi byamaze kwemezwa icyo gihe madha abaguye muri haram aba anatesheje agaciro Allah subhanahu wa ta'ala wasiriyeho uwo muntu icyo gihano byasobanutse Islam taban mbere yuko tugaragaza adilla hadithi umwanditsi w'igitabo yatanze Islam ibi ngibi tubivuga bikorwa fi duwal al-islamiyya mu bihugu bya Islam igihe umurongo wabo wo kuyobora ari Qur'ani na sunna byasobanutse Islam baba bafite n'inkiko za Islamu ndetse n'uburyo bagenzi ibyaha bashingiye kuri Qur'ani na sunna nka za Saudi Arabia twagiye tubibona yo Islam nka za Saudi Arabia usanga inkiko zabo ikosa wakoze barita barambura Qur'an wallahi ibi twabonye hariya subhanallah uwakoze iki igihano cyacu nikiye mudi inkiko zabo nuko zikora kuko umurongo wabo mu kuyobora bashingira kuri Qur'ani na sunna ari n'umunyeshuri bigeze gukubita ibiboko yashwagira mugenzi we bigeze kumukubita ibiboko imuntu aragenda bamukubita ibiboko uko basanze ariko dalili bivuga ari umunyeshuri bigeze kubikora subhanallah ala kulli hal yani ibi iyo tubikubivuga Islam ishirwa mu bikorwa by'ibihano by'idini ibi byo kuvuga ngo wasambanye akorerwa ibi uwanywe inzoga akorerwa ibi uwibye akorerwa ibi bikorerwa fi duwal al-islamiyya mu bihugu bya Islamu iyo dusturuhum itegeko shinga ryabo cyangwa se umurongo wabo wo kuyobora ushingiye kuri Qur'ani na sunna amma naho mu bihugu bitari bya Islam ni haramu na nubwo byemewe umuntu utabifitiye ububasha ngo gufata mugenzi we ngo niyo gukorera ibihano by'idini byasobanutse Islam icyitwa gushyira mu bikorwa ibihano ni ibintu bireba ubuyobozi buba buyoboye byasobanutse Islam iyo muri mu gihugu kitari cya Islamu ntabwo wemerewe gushyira mu bikorwa ibyo bihano lianna al-mafsada kuko ibyago wateza biba ari binini kurenza uguparatika iryo dini ryawe byasobanutse Islam hari abantu byo kubona ukabona ngo ngewe ngo nasambanye ngo imam nkubiti ngo nijana iyo ari umusore utarigeze agira ute ashakaho murabizi imuni akutwa imuni zingahe ijana ntabwo byemewe imamu utari mu gihugu cya Islamu mugiye gushyira mu bikorwa iki gihano uwo muntu mukubise inkoni ijana agapfa ribu wayibwira muti munsubize Islam icyo gihe ubuteje we bibazo kubera ko ahantu uri ntabwo ari wo murongo wa sibyo Islam icyo gihe la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha byaswana icyo gihe wewe ahuri ntabwo ibi bintu wabishira mu bikorwa uko gushyira mu bikorwa ibihano by'idini ni itegeko ku muyobozi wundi uyoboresha Qur'an na sunna byasobanutse Islam uko ari igihe abantu bagira imani ukajya kubona ukabona ngo none shiki ngo siko Allah yavuze muri Qur'an ngiye nasambanye mu mwiti muri jana ubupfuye uwo ngoze gukubise uri kugira ngo ngomaho sibyo Islam ukora tauba niba ahuri ibihano bitashobora gukorwa tubu ila Allah kora tauba sibyo Islam egera Allah umusabe imbabazi mana ntabwo nzongera dore nasambanye ariko nzabisubira ukundi tubu ila Allah kora tauba kuri Allah wa man taba taba Allah alayhi kandi yukoze tauba burya Allah subhanahu wa ta'ala rakwakira sibyo Islam wa kadhalika ayda nanone Allah muri Qur'an yavuze wiki qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah yaravuze ngo qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngubwira abagaragu banje bose bamaze kurenga imbibi mu byaha yari babandi bamaze kwijandika mu myanda y'ibyaha bakarengera bakagira ukwaya mu byaha abo bose babwire ngo la taqnatu min rahmatillah mwikwiheba mu mpuhwe za Allah muramutse mugarutse mukicuza agareka ari kubakira no kubabarira inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an
ngo Allah abarira ibyaha byose uko byakabaye hatta al-mushrik n'umuntu wakoze shirki iyo atarapfa akicuza akagaruka akatakambira Allah agakora tauba wallahi Allah aramubabarira kandi akamwakira akanamukunda subhanahu wa ta'ala. Mushriki hata babarirwa ni igihe yapfuye atarakoze tauba. Amma kiri kwisi agakora tauba za nyabingiza akazirukana ibindi n'uducuma akabimenagura n'ibiki akagaruka, naam wallahi Allah aramwakira subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim, ngo Allah ni nyirimbabazi ndetse na nyirimu zihariye kubemera mali yo bagarukiye. Fa ala kulli hal islam qura tauba kuri Allah subhanahu wa ta'ala niba ahuri abuteretse ibi bihano bya Mwenyezi Mungu bitashobora bitakunda yuko bishyirwa mu bikorwa kuri weho bitewe n'icyaha wakoze byasobanutse Islam. Amma nawe kuzamura jazba ngo ngiye gose murasambanye ngo munera mabuye upfuye uwo muntu gutema mabuye yasobanura muti wabwira urivu ngo wari gupratiki diriya kubera iki umurongo wa hano ntabwo ari Qur'an na sunna ntabwo ari igihugu cya Islam kigendera ku mahame ya Qur'an na sunna. Iyo bimeze gutyo rero Islam ku cyaha wakoze kuko bitashirwa mu bikorwa bitewe naho uri, icyo gihe ukora tauba ukagarukira nde Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni nukta muhimma, ini point cyangwa se ni ikintu abantu bagomba kumenya, kubera yuko hari igihe abantu idini bashaka kugira gute kurigendamo ariko nta bumenyi ugasanga biteje ibibazo kurenza ibyo bashatse gukemura. Byasobanutse Islam tayib. Ariko ubundi mu bihugu bya Islam aho bayoboresha Qur'ani, iyo icyaha bamaze kugikora bikagaragara kuko baba bafite n'inkiko no gusuzuma ibimenyetso, naam murabizi mu dini w'Islam kugira ngo umuntu icyaha kimuhame imma yakunu bil iqrar, hari ubwo we abyiyemerera umuntu akaba yavuga ati ngena asambanye rwose mu mubiti muri jana cyangwa se mu ntera mabuye, ubwe akabyatura akavuga ati ngewe nabikora. Wa qad yakunu ma'dha bil bayyina, nanone ikimenyetso gishobora kuba ari ibimenyetso byagaragaye bigaragaza ko uhamwe n'icyaha. Ubwo rero muri ibyo bihugu bya Islam biyoboresha Qur'an na Sunna baba bafite inkiko n'uburyo ibyo byaha bigenzurwa, ubwo iyo icyaha cyaguhamye bikaba igihano cyawe kigiye gushyirwa mu bikorwa, ni haramu kuba hari uwari we wese waza kwitambika iryo tegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ngaje kugutakambira kugira ngo icyo gihano kigukurirweho. Byasobanutse Islam ni haram n'uwabikora min al-kaba'ir, abaguye mu cyaha gikuru. Niyo muryango bari kutwigisha ngaho Islam. Thumma istadalla al-musannif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo yatanze dalili ya mbere igaragaza ko ibi ari haram. Wa qawlullahi ta'ala, ngo Allah muri Qur'an yaravuze ngo الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إلى آخر الآية. الله يقول تبير كجيرة كجيرة بسامة الإسلام الزانية والزاني ومسامة كزي ومغري نمسامة ومغبو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ngigihano cyabo ngo mujye mubakubita inkoni 100. Igihe ahangaha bagambiriwe ni bande? Ni umusambanyi w'umusore cyangwa se inkumi. Yasobanutse Islam. Allah igihano cyabagaragaje niki? Ni ugukubitwa inkoni zingahe? 100. Mu zindi hadisi byagaragaje yuko no kubirukana mu gace aman, umwaka umwe. Byasobanura buri mu dini w'Islam cyo gihano. Iyo wasambanye uri umusore utarigeze ushakaho na gato cyangwa se ugasambana uri inkumi, icyo gihe igihano cyawe ni 100 jalda, ni ugukubitwa ibiboko bingahe? 100, ndetse no kukwirukana mu gace sana, umwaka umwe. Byasobanutse Islam. Ahangaha ni igihe ari umusore n'inkumi, niko angavuze azaniyatu wa azani. Qala ba'd al-mufassirin, bamwe mu banyatafsiri baravuze bati kubera iki muri aya Allah yahereye mu kumusambanyikazi akabona gukurikizaho umusambanyi w'umugabo. Qala al-ulama bamwe baravuze bati impamvu nuko kugira ngo burya igikorwa cya zina kibeho cy'ubusambanyi, ngo burya akenshi umudamu niwe uba nyirabayazana. Burya umudamu yafunze inzira zose zatuma mudasambana biragoye wo nk'umugabo kugira ngo bigereho. Niyo mpamvu Allah yahereye kuki kuko umugore yaravuze ngo azaniyatu, ngo umusambanyi kazi
wazani arangije kurikizaho ngo n'umusambanyi w'umugabo. Kuki Allah yahereye ku mugore agakurikizaho umugabo? Abamenyi ba tafsiri baravuze bati nuko akenshi umugore yabyanze ko igikorwa cya zina kibaho biragoye wowe nk'umugabo kugira ubigereho. Yani bisaba umugore agire gute abe imba akenshi niwo imba rutubyasobanutse Islam akenshi uko ari n'abagabo badashobotse bafata abantu ku ngufu. Ariko akenshi umugore yirinze kwambara kola akirinda kwambara utuntu tukureshya akakugendera kure burya biragoye kugira ngo uzabigire sibyo Islam igikorwa cyane tayib. Ariko Allah agiye kuvuga kwiba ubujura muri Qur'an yahereye ku mugabo wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Umujura w'umugabo ngo n'umujura kazi w'umugore qala al-ulama min baravuze bati manvu Allah mu kwiba yahereye ku mugabo nuko ubusanzwe akenshi abagabo umubare mwinshi w'abagabo nibo biba kurenza umubare w'abagore byasobanutse Islam. Niyo mpamvu mu kwiba Allah yahereye ku mugabo akurikizaho iki umugore. Amma naho byerekeranye na zina Allah yahereye ku mugore akurikizaho iki umugabo. Mwaje bishije uburyo Allah subhanahu wa ta'ala hambaye. Fa ala kulli hal Allah aravuze ngo az-zaniyatu waz-zani umusambanyi kazi umugore ariko utarigeze ushakaho ngo ni inkumi waz-zani ndetse n'umusore utarigeze ushakaho fajridu kull wahidin minhuma 100 jalda. Ngigihe bakoze icyo gikorwa mujye mukubita umwe muri bo inkoni 100. Mbese bimaana umukobwa mu mukubita inkoni 100 n'umugabo inkoni zingahe 100 bombi. Fajridu kull wahidin minhuma 100 jalda. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Mukandi muramenye nimuzashake kuzana amaranga mutima n'iby'impuhwe igihe icyo gihano kigiye gushira mu bikorwa kuri abo bantu bombi. Iyi no mahallu shahid inaho umwanditsi w'igitabo yashaka kwerekana muri nka dalili. Allah yiyamye igihe agiye gushirwa mu bikorwa igihano yategetse muri Qur'an abantu gushaka kuzana amaranga mutima n'iby'impuhwe kuri abo bantu bagiye gushirwa yani bagiye gukorerwa igihano cyane cya Allah. Allah arabyanze aratubujije wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah yani fi amri Allah wa fi shar'i. Ngo nimukagira amaranga mutima no gushaka kuzana ibintu by'impuhwe igihe ibwiriza rya Allah rigiye gushirwa mu bikorwa kuri abo bantu basambaye. Byasobanutse Islam icyo gihe ahangani mone hahandi mu bihugu bagendera ku murongo wa Qur'an na sunna. Allah abujije uwari wese gushaka kwitambika ibwiriza rya Allah subhanahu wa ta'ala igihe koko byamaze kugaragara ko abantu bakwiye gukorerwa igihano cya Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje. Nta byimpuwe nta no kushaka kuza gupfobya ibwiriza rya Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ngo niba koko mwemera Allah n'umunsi w'imperuka muramenye nimuzapime gukora iryo kosa byo gushaka kuburizamo ibwiriza rya Allah n'igihano yatanze kandi byamaze kugaragara yuko umuntu agiye kugikorerwa. Byasobanutse Islam wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Bukani igihe igihano cya Allah kigiye kubahirizwa ngo hajye haboneka itsinda mu bemera Imana bajya gushuhudiya babirebe ishyirwa mu bikorwa ry'icyo gihano. Yani babirebe babe bahari. Burya mu dini Islam no muri ibyo bihugu iyo bagiye gushyira mu bikorwa igihano hari umudokiteri watwigishaga yari umwe mu nteko y'abantu bafata mu nkiko yabarizwaga mu nteko. Niyo yigeze kutubwira uburyo iyo babaga bagiye gushyira mu bikorwa ibihano nabo ubwabo bahaguruka bakagenda bagashuhudiye bakaba bahari. Uwo mudokiteri yagiye bidusorera mu shuri subhanallah. Yani yakoraga mu nteko yani mu rukiko akatubwira uburyo mashallah ngiyo bagiye gushyira mu bihano ibikorwa nabo bamanuka bakajya kuri tere kugira ngo barebe bashuhudiye ko bishizwe mu bikorwa itegeko ryande ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ko Allah yavuze wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ngo kandi igihano cya Allah kigiye gushyirwa mu bikorwa umuyobozi agiye kugishyira mu bikorwa wa muyobozi wa Kiislamu ngo hagiye haboneka itsinda ry'abemera Imana bashuhudiya baba ari aho ngaho kabisa babibone ko itegeko rya Allah rishyizwe hehe mu bikorwa. Fahada dalilun iri dalili kwerekana yuko Islam kwitambika igihano cya Allah yategetse ku muntu byamaze guhama yuko agomba kugikorerwa ni haram
kubyitambika no gushaka kubiburizamo na nyiri kubikora abaguye mu cyaha gikuru wal iyad billah walahuma yani muri sahih al-bukhari na muslim في حديث المخزومية لحديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها يتبيه أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية كنت يترمي من محمد صلى الله عليه وسلم هل مدام قريش كزي وبرز رمضوك بيتا المخزوم كما قريش نبوها برقبوا أموك ويرمو بوكو كما مخزومي ويمدام bwari ubwoko bwiyubashye bukomeye cyane hari Maka ni nabwo bwoko bwa Abu Jahl nibwo bwari ubwoko bw'abande bwa Abu Jahl ubwoko bwa al-Makhzum byasobanutse Islam uyu bwari ubwoko bukomeye bubashwe kuko abo bita ba Makhzum na ba Abdul Muttalib nibo basimburanaga ku butegetsi mu kuyobora Makka yani yaramo kabiri mu Bakuraishi yubahitse akomeye avuga rikijyana bidalil kuri dalil nuko kuyobora Makka barasimburana uyu nguyu akayobora Imanda ubundi indi turu burabo kubwa Makhzum akabari bwo buyobora byasobanutse Islam طيب uyu mudamu anna quraishan ahammahum sha'n al-mar'ati al-makhzumiyya aba quraishi bigeze gushaka kwitambika itegeko rya Allah yari bigiye kubahirizwa kuri uyu mudamu kubara ko yari umujura yaribaga uyu mudamu wo muri ubwo ko bitari Makhzumi yajyaga yiba ari umujura hanyuma Rasul sallallahu alayhi wasallam ashaka gushira mu bikorwa itegeko rya Allah ku mujura Allah yavuze ngo iki as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah gumujura w'umugabo n'umujura w'umugore igihe babikoze ngo igihano cyabo nikihe nukubasha ikiganza cy'ukuboko kw'iburyo icyo nicyo gihano Allah yatanze yasobanutse Islam iyo umujura mudiri w'Islam umujura ubundi igihano Allah mushiriyeho no gucibwa ikiganza cy'ukuboko kw'iburyo uyu mudamu rero nawe yariba Rasul ashaka gushira mu bikorwa igihano cyande cya Allah subhanahu wa ta'ala yagernye ku bantu b'abajura فأهم قريشا شأن هذه المرأة أما قريشي رغوس برهانغيكا كبيرا يكيس يمدام كياني برهانغا باتوكو مدام ومنتشوبيرو نوجه بشيبه كبو غوكومغي هذه المرأة كانت مخزومية يمدام رجل غوكو بغواشكو هذه مكة فقالوا برهانغا بقريش برهانغا باتي من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ninde waje gutakamba kwa Rasul kugira ngo Rasul ntashire mu bikorwa iki gihano kuri uyu mudamu kuko ari umudamu w'inyacyubahiro wo mu bwoko bwiyubashye abakuraishi baravuga bati man yukallimu fiha Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ubu ninde kuko waje gutakambira ninde wavuga ijambo Rasul akaryumva kugerekeranye n'uyu mudamu ariko Rasul agahagarika kiranye hano فقالوا بربغبتي من يجترئ عليه إلا زيد بن حارثة إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه قد كتركونا ناوني وقرأ إكيكينو يميشن ويشبر أريد أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمغانا يراكم ديتك ورسول صلى الله عليه وسلم nkuko nase yarakunditse imbere yane ya Rasul sallallahu alaihi wasallam uyu musore bita Usama Rasul aramukundaga cyane bamwitaga mu hibbu Rasulillah ngo numukunzi ni inshuti ya Rasul sallallahu alaihi wasallam niryo zira bamuhamagaraga baravuga ati la yajtari alayhi nta watinyukiwi akajya kubibwira Rasul illa Usama ibn Zayd uretse uwitwa Usama umuhungu wa Zayd طبعا السوا أسامة أريد بيت زيد بن حارثة ننوي رسول يبوز من القرآن ننوي الله يبوز من القرآن وين ومصاحبة إذن جد يبوز من القرآن نو يسوي من أسامة أريد زيد فلما قضى زيد منها وفرا زوجناكها إلى آخر مسورة الأحزاب الله يبوز إذن جد مصاحبة بيت زيد نيوي وين مصاحبة الله يأتي إذن جد من القرآن غريبه
uyu musahaba yari umukunzi wa Rasul sallallahu alaihi wa sallama kugeza no bamwitaga ngo ibnu Muhammad. Uyu Zaid bajyaga bamagara ngo umwana wande wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paka Allah manura aya zo kwiyama abantu yuko Zaid nagara umwana wa Muhammad. Ibyo bita madha, ibyo bita abantu kwitirira basi bataraba. Allah rabiki Allah rabango ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Ngo mujye muhamagara abo bana mu mazina ya basi nimukabiyitirire kandi atarabana. Yasobanutse Islam. Ibyo babyita atabanni, umuntu kwitirira umwana utaruwe cyangwa se umwana kwitirira ise utaruwe. Ibyo ni haramu mu Islam. Allah arabiciye kuko uyu Zaid bamwitaga ibnu Muhammad. Bamwitaga ko umwana wande wa Muhammad ko Rasul yo wamureze sallallahu alaihi wasallam akiri umwana yamuhawe nk'impano na Khadija radiyallahu ta'ala anha. Uyu Zaid rero nawe yabyaye umwana bamwitande Usama ibn Zaid. Usama umuhungu wa Zaid. Wana sebara bakunzi bande ba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayib, baravuga bati Usama rwose niwe waje gutakamba kwa Rasul kugira ngo Rasul ahagarike kino gihano uyu mudamu agiye gukorerwa cyo gucibwa ikiganza cy'uburyo. Usama barabimwumvisha arangije aragenda. Arangije abibwira Rasul sallallahu alaihi wasallam ati ya Rasulullah rwose ndi kubona warenzaho ukababarira uyu mudamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam arakara bikomeye cyane. Arangije abwira Usama aramubwira ati atashfa'u fi hadd min hududillah. Ntasoni yewe Usama baragutumye nguze gutakambira umuntu Allah amaje kwemeza igihano cye, uraje nguje kumuvugira ngo kugira kiveho itegeko rya Allah riburizwemo. Ntasoni atashfa'u fi hadd min hududillah. Ntasoni uratinyuka ukaza gutakambira no gusabira imbabazi umuntu Allah amaze kwemeza igihano cye, uraje kugira ngo kiburizwemo igihano cya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qama fakhtataba. Rasul arangije arahaguruka atanga khutba. Qama khatiban, arahaguruka fatijambo. Faqala arangije aravuga ati ayyuha an-nas, yemwe bantu, innama ahlaka man kana qablakum. Ngo mu bintu byatumye Allah yoreka ababanjirije kuzindi numwa, annahum kanu idha saraqa fihim ad-da'if idha saraqa fihim ash-sharif tarakuhu. Ngo ababanjirije mu byatumye Allah boreka ngo ibi ngibi bajyaga barangwa nabyo. Ngiyo umunyacyubahiro muri bo yibaga, tarakuhu ngo baramurekaga kubera ko ari umunyacyubahiro akomoka mu muryango ukomeye. Wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadda. Ariko umuntu uciriritse utazwi famiye idakomeye ngo we yakwiba bakashira mu bikorwa igihano cyane cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo nyine ni rubanda rugufi. Ngibi bintu byatumye ngo ababanjirije Allah abarimbura. Rasul arangije aravuga ati waymullah, yani Rasul itaragira kuri Allah. Ni nko kuvuga ngo wallahi ndaragiye kuri Allah, law anna Fatimata binta Muhammadin, nguratse nibyo niyo biza kuba ari Fatima umukobwa wanjye, saraqat wibye laqata'tu yadaha, nawe namucukuboko. Ari na Fatima umukobwa wanjye bigaragaye ko nawe yibye, wallahi sinatinya gushyira mu bikorwa itegeko rya Allah kuri we yo kumuca ikiganza. Yasobanutse Islam. Allahu akbar. Urumva Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ufi hada dalil, hano harimo dalil igaragaza yuko Islam no kuzindi numwa mu byaha Allah yari yaragaragaje no kuzindi numwa kwiba cyari icyaha intumwa z'Imana zose zaje zihanangiriza. Uko Rasul avuze ngo iki, ngo ku byatumye Allah yoreka bagiye babanjiriza kuzindi numwa nuko iyo hibaga umunyacyubahiro baramurekaga, rubanda rugufi we yakwiba bakamuca ukuboko. Ubwo bisobanuye ngo ibi icyaha cy'ubujura cyari icyaha kibi, n'intumwa z'Imana zabanjirije Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaje zamagana kuzindi numwa. Byasobanutse Islam. Thaniya ni icya kabiri wa Islam, ibi rikorekana ubutabera n'ubunyangamugayo bw'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kugeza n'ubwo yavuze ngo na Fatima umukobwa wanjye wallahi ari wowe bikoze ntabwo na byambuza gushira mu bikorwa itegeko ryande rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwan, ibi rikorekana yuko Islam wallahi umuyisilamu agomba kwitoza
gushira imbere qala Allah qala ar-rasul. Allah muri Qur'an yavuze guti yemwe bemeye Allah subhanahu wa ta'ala kunu shuhada'a lillahi wa law ala anfusikum mujye muba abahamya bukuri kabone nubwo ibyo mwaba muri kuvuga bibagonga. Burya ikintu ni umuntu agomba kwitoza kuba umunyakuri no kuba inyangamugayo kabone nubwo umwana wawe yaba ari uri gukosa uramenye ntuzamuvuganire kandi uzikore mu manyanga. Sibyo Abayisilamu ngushake kumudefanda kandi ari mu manyanga nubwo yaba ari umugore wawe mu manyanga ntabwo burya ubunyangamugayo ari ukumuvugira no kujya kuri kote kandi uziko amakosa ari we afite ubigaragara. Islam idutoza kuba inyangamugayo no kuba bahamya bukuri kabone nubwo byaba bibagonga cyangwa se ari uwawe. Uyu ni Rasul sallallahu alaihi wa sallam we rugero rwacu rwiza aravuze ngo niyo byaza kuba ari Fatima nawe yashira mu bikorwa bijyano cyangwa kureba yasobanutse Islam. Ashahidi min hadha icyo dushaka kwerekana ni iki muri hadith ni hari Rasul yavuze ngo atashfa'u fi hadd min hududillah nta soni yewe Usama barakoheje nguze guhinyuza ibya Mwenyezi Mungu kandi byamaze kwemezwa ko uyu muntu agomba gushyirwa mu igihano cyangwa kigomba gushyirwa mu bikorwa. Rasul arababana cyane. Ini dalili kwerekana ngo ni haram igihe igikorwa cya Allah kigiye gushyira mu bikorwa yani igihano cya Allah kigiye gushyirwa mu bikorwa n'umuyobozi ubifitiye ububasha ni haram kuza kwitambika ngo uje gutakamba ngo ibya Allah ntibishyirwe mu bikorwa. Byasobanutse Islam. Wa min ba'd al-fa'ida rero gutanga ni faida y'Islam jaa fi riwayat ukhra jaje mu zindi riwaya uyu mudamu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaragiye gushyira mu bikorwa igihano cyo guciga ukuboko. Ubundi yarakoze yaribaga tayib yiba gute ngo Aisha aravuze ngo kana tasta'iru al-mata'a fatajhaduhu ngo uyu mudamu yari afite ingeso ngo iyo yagutiraga ikintu ngo nyuma y'iminsi ukajya kukimwishyuza ngo akigusubize ngo kana tajhaduhu ngo yakugiraga injiji akagihakana. Yani yari umudamu ujya gutira urugero rujya gutira isafuriya kwa mugenzi we so uyimutije ejo wajya kuyimwaka ngo wari isafuriya wambaye wewe akakugira injiji akakugira rwose ko mbese yibaga amaboro. Yari umuntu ngo kana tasta'iru al-mata'a ngo kana tasta'iru al-mata'a ngo uyu mudamu yajyaga gutira ikintu fatajhadu ngo nyuma akakwihakana akakubwira ko utigeze ukimutiza. Ibyo ni naw'un min as-sariqa ni bumwe mu bwoko bw'ubujura. Yasobanutse Islam umuntu kwigira gaheza umutije ikintu akugize injiji mu ntacyo wamuhaye kandi si rimwe si kabiri si gatatu si nawe bikoze wenyine. Uyu mudamu niko yarameze yakiraga ikintu bakimutiza wajya kukimwishyuza kumubwira ati nsubiza cyacyo nagutije ndagikeneye nanjye akakugira injiji akagihakana ko ntacyo wigeze umuha. Wa hadha naw'un min as-sariqa ibi ni bumwe mu bwoko bw'ubujura bwo kwiba. Yasobanutse Islam uyu mudamu nicyo cyatumye Rasul sallallahu alaihi wasallam ashyira mu bikorwa igihano cya Allah kuri we. Wa fil Muwatta no muri Muwatta ya Imam Malik ni igitabo cyitwa al-Muwatta cya Imam Malik عن الزبير رضي الله عنه جاء من حديث الزبير رضي الله عنه يرمز إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وإجيه إذا بلغت الحدود السلطان إجيه koko umuyobozi azaba yamaze kubona ibimenyetso simusiga bigaragaza ko umuntu runaka icyaha yakoze ko ari we wagikoze ko kandi igihano cya Allah kigomba kubahirizwa kuri we bikaba byamaze kumugeraho umuyobozi tayari umwanzuro yamaze kuwufata ngo fala'ana Allah ngo Allah yavumye ash-shafi'a wal mushaffi'a ngo Allah yavumye umuntu ujya gutakamba ngo na'am uyu muntu ngo rwose ngo nibashire mu bikorwa igihano cya Allah umuntu ujya kumuvugira n'ubyemera akavuga ati yewe umuvugiye katubyiyorere aba bombi ngo nibivume kwande kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jason Islam wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma marfu'an numri hadith ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu marfu'an wa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa nasi Allah bishimire yavuze yuko Rasul sallallahu alayhi wasallam yajizati
man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah ngumuntu wese yani man istakhdama madha wasatatahu umuntu uzakoresha ububasha bwe cyangwa se akaba impamvu akaba ujya hagati akitambika yuko igihano cya Allah kitashyirwa mu bikorwa ku muntu wakoze icyaha na'am ngo igihano cya Allah kikaburizwamo kubera ko ari we witambitse ngo faqad wadda Allah fi amrihi umuntu ngo wazamenye ko khalafa Allah fi amrihi nganyuranyije anaciye ukubiri n'itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala umuntu uzitambika muri bibi kandi byamaze kwemezwa ukaba sababu yo kuba igihano cya Allah kitashyirwa mu bikorwa muzamenye ngo usuzuguye Allah urigometse unaciye ukubiri n'itegeko rya Allah subhanahu mbese uburijemo ibya Allah subhanahu wa ta'ala urabangamye witambitse gahunda ya Mwenyezi Mungu yarayirwanyije ubwo kandi umuntu urwanya ibintu bya Mwenyezi Mungu murabizi ntabwo bimugwa amahoro yasobanura Islam murabizi umuntu wese urwanya Allah n'intumwaye arangira nabi wala iyad billah fa'ala kulli hal ibi nabyo biri mu byaha Muislamu agomba kwirinda walakin min bab at-tadhkir mukongera kwibutsa abayislam ibi tubyiga mu bitabo kabone umuislamu akanabigiraho ilmu nubwo yaba aho ari atashobora kuyishira mu bikorwa ariko akamenya ubuhambare bw'ibi byaha kwiba ukamenya ubuhambare bwabyo nubwo uri utabikorerwa ariko ukamenya ngo ibi bintu Allah hari uburemere yabihaye mu dini sibyo Islam zina ukamenya ubusambanyi ko n'uwo wose hatashyirwa mu bikorwa ibihano bya Allah bitewe nawe uteretse ariko ukamenya ngo ubusanzwe biramutse ari bikunda bitewe naho uri ubundi bagakwiye gushyirwa mu bikorwa ibihano bya Allah ibyo bikaguha gutinya Allah no kureka ibyaha gukora tauba sibyo Islam ukagarukira Allah subhanahu wa ta'ala ولعلنا نكتفي بهذا القدر كتغرقira hanga tuzakomeza ubutaha والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته